Hello Regivers, nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane aho muri hose. Ntangiye gushimira wowe ufunguye iyi video kandi by'umwihariko nshimira wowe wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora ndagusabye yikore ubundi tujye tubana muri video yose na uploadings. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu wakora muri cya gihe wamaze kurira noneho ukisanga amaso yawe yamaze kubyimba. So kwa kundi uba urimo kubona umeze nabi mu maso, amaso yabyimbye, amazuru yabyimbye kubera ko wamaze igihe kinini urimo kurira. Rero iyi video nico tugiye kureba cya kintu wakora noneho ukongera ukamera neza mu maso, ukongera ugacya. Ni Clarisse Girishya, ntucikwe. Mbere yuko tureba icyo wakora kugira ngo wongere umere neza ku maso hawe, reka tubanze turebe noneho ni ukubera iki ubyimba amaso iyo umaze kurira. Icyo kibazo numara kugisobanukirwa nibwo uri bwumve neza ikintu wakora muri cya gihe noneho amaso yawe yabyimbye kubera ko wamaze igihe kinini urimo kurira. Impamvu rero amaso yawe abyimba nk'uko tubisoma ku mbuga zitandukanye harimo nka Healthline ndetse n'izindi zitandukanye, ikintu cya mbere gituma amaso yawe abyimba ni uko amarira urira muri cya gihe ufite agahinda aba arimo amazi menshi. Ayo mazi menshi aba agize ayo marira aba ari ku kigero kinini ugereranyije n'amazi aba ari mu duce dukikije amaso, tuno duce tuzengurutse ku maso. Noneho rero uko ugenda urira ya marira niko twa duce tundi two ku maso tugerageza kwinjiza amazi aturutse muri ya marira urimo kurira. Noneho uko urira igihe kinini niko uza kwisanga ya maso yawe yamaze kubyimba bitewe n'uko twa duce cyangwa se za tishu zo ku maso zagiye zinjiza amazi aturutse muri ya marira. Ibyo uzabibona no ku mazuru, muri cyo gihe warize uzasanga n'amazuru nayo yabyimbye. Ku mazuru naho rero murabizi ko iyo urimo kurira no mu mazuru hagenda hacamo amazi. Ni ukuvuga ngo mu mazuru naho hacamo y'amatembabuzi. Rero uko bigenda ku maso no ku mazuru niko bigenda. Indi mpamvu rero itera nayo kuba wakisanga wabyimbye mu maso nuko muri cya gihe ufite stress, ufite agahinda noneho bikongera. Cya gihe urize ubwonko bwawe bwongera umuvuduko w'amaraso mu gice cyo mu maso cyangwa se mu isura. Noneho rero kuba umuvuduko wawe w'amaraso wakiyongera nacyo ni ikintu kizatuma wisanga wabyimbye, wibaza icyabaye bigucange, ariko nyine nuko biba byagenze. Noneho rero kugira ngo wongere umere neza, wongere ugire mu maso hakeye hatabyimbye ku buryo buri muntu wese akubona agahita abona ko wari urimo kurira, urakora ku buryo wa muvuduko w'amaraso wabaye mwinshi mu isura usubira ku kigero gisanzwe, ndetse n'aya mazi yaje akireka muri utu duce two ku maso akongera agasubira ku kigero gisanzwe. Rero nicyo tugiye gukurikira muri video, ntucikwe. Ikintu cya mbere uzakora ni ugukaraba mu maso ukoresheje amazi akonje. Amazi akonje azakugabanyiriza ubushyuhe bwari bwiyongereye mu isura yawe bitewe no kuba urimo kurira, uri guhumeka cyane, mbese cya gihe wari urimo kurira murabizi ko n'ubushyuhe buba bwiyongereye. Rero amazi akonje azanagufasha kandi kugabanya wa muvuduko w'amaraso wari wiyongereye, maze uhongere wumva umeze neza. Gusa ikintu ugomba kwibuka ni uko aya mazi nkubwiye ugomba gukoresha akonje, ntabwo ugomba kuyashyiramo isabune.
ikintu cya kabiri cyagufasha ni ugukora massage ku maso yawe. Ni uguhumiriza ubundi ugakoresha intoki ebyiri za buri kiganza, noneho ukajya ugenda umasa ku ruhande, hejuru ndetse no hasi ku maso yawe. Ibyo ukabikora gake gake mu gihe cy'iminota hagati y'5 kugera ku 10, bituma amaso yawe yongera kumera neza ndetse na kwa kubyimba kugashira. Mu gihe urimo kumasa ku maso, ni byiza cyane ko umasa no ku mazuru, ariko noneho hano ku gice cyo ku ruhande, ku buryo ugenda ucisha intoki ku mpande, noneho nabyo bizagufasha kongera kumererwa neza cyane. Ikintu cya gatatu wakora ndetse cyanagufasha no muri cya gihe utari mu rugo cyangwa se ahandi hantu hatuma ubona uko woga mu maso byoroshye, ni ugufata agatambaro gatose gakonje ukakatwikiza ku maso mu gihe kingana n'iminota 10. Iki kintu kizagufasha kuko ntabwo bisaba byo kuba wakoga mu maso hose. Ni ikintu wakora na cya gihe ugize agahinda cyangwa se impamvu runaka itumurira, uri ahantu hatatuma ubona uko woga byoroshye. Ahangaha ushobora kuba wajya nko muri dushe, ahandi hantu wabona hiherereye, ukaba wafata agatambaro ukagakoza mu mazi akonje, noneho ukagatwikiriza ku maso, wamara kongera kumera neza ukabona gusubira mu bantu. Iki ni nacyo cyoroshye kuko nta bintu byinshi kigusaba, just agatambaro n'amazi yawe, ubundi ukongera ukamera neza. Ikindi kintu wakora ni ukunywa amazi menshi kandi amazi ahagije. Nk'uko twabivuzeho, mu gihe urimo kurira umubiri wawe uba watakaje amazi. Ya mazi menshi watakaje urimo kurira, umubiri wawe uba ukeneye kuyagaruza, cyane ko tubizi ko n'ubundi amazi ni ikintu umubiri ukeneye cyane kandi cy'ingenzi. Rero ni byiza ko ufata amazi ahagije kugira ngo wongere utume umubiri wawe umera neza, wa muvuduko w'amaraso usubire ku kigero cyiza, ndetse nawe wongere wumve umeze neza, umubiri wawe ubona amazi ukeneye. Rero niba uri muri situwasiyo ikugoye, hahandi uba warize, amaso yabyimbye, umeze nabi pe mu maso, ubona ko ibintu bitameze neza, ukaba noneho ugize impamvu runaka yihutirwa igomba gutuma ujya mu bantu, igomba gutuma hagira abantu bakubona, ntabwo ari byiza cyane kuba wagenda ugaragara amaso abyimbye, isura isa nk'umutuku. Oya. Rero mu gihe utunguwe bimeze gutyo, ushobora kuba wakora ibi bintu nkubwiye muri iyi video, bikaba byagufasha ukagenda mu bantu umeze neza, nta muntu ushobora kugucishamo ijisho, cyane ko ba bantu inshuti zawe, abo mukorana, si ngombwa ngo babone ngo warize, si ngombwa ngo babone ngo ufite agahinda, cyane ko si benshi baba bari bugufashe muri iyo situwasiyo urimo. Bishobora kuba byashoboka ko bagufasha, ariko si ngombwa ngo babone ko warize. Amarira yawe si ngombwa ngo buri muntu ayabone. Nicyo nakubwira. Rero niba wifuza ko wongera kumera neza mu maso byihuse, kora ibi bintu nkubwiye muri video, kandi ni ibintu byoroshye, bya bintu ukora mu rugo bitagusabye ikindi kintu, nta bikoresho bihambaye bisaba, just kuba ufite amazi akonje. Reka nkomeze kukwifuriza kumera neza, komeza kugira ibihe byiza, bituze agahinda kakugeza muri aya marira nari ndimo kukubwira. Oya, reka nkwifurize kumera neza, gukomeza kugira ishya ndetse n'ihirwe mu byo ukora byose. Nkushimira wowe wakoze subscribe, kandi nawe utarayikora ndagusabye yikore aka kanya. Niba iyi video wayikunze, kora like ndetse unayisangiza inshuti yawe, ukora share.
niba hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo ufite cyandike muri comment, ubundi dukomeze kumererwa neza cyane. Ndabakunda cyane, reka tuzabonane muri video y'ubutaha. Yari Clarisse Girishya, bye. Mwah.